Bakunzi ba David TV rero, muno mugoroba hari ijambo ry'Imana nateguriye abakobwa mu murongo umwe, babiri b'abavandimwe, Cyuma Ferekura na murumuna we Natukunda Augustino. Ni ijambo riboneka mu Migani igice cya 28 umurongo wa 25. Haravuga ngo ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya, ariko uwiringira Uwiteka azahaga bimubyibushye. Ndasubiramo, ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya, ariko uwiringira Uwiteka azahaga bimubyibushye. Kabiri, irindi somo ndifitiye abayobozi b'u Rwanda. Abayobozi b'u Rwanda mbafitiye isomo ryo mu Migani 29 n'umurongo wa mbere. Ucyahwa kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe nta kizamukiza. Bayobozi b'u Rwanda, muve muri Kongo, muvane abana b'u Rwanda muri Kongo, mwikomeza kumara abana b'u Rwanda. Ndabasubiriramo, ucyahwa kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe nta kizamukiza. Ubwo rero niba mushaka gukira, mureke babacyahe mwumve, mureke mwumve impanuro, musohoke mu gihugu cy'abandi, mutange amahoro mu gihugu cy'abandi. N'ayo magambo n'ubwo butumwa nari mbafitiye ku muntu wumva afite umutima w'urukundo rwose. Nimuve mu gihugu cy'abandi niba koko mushakira abanyarwanda amahoro, niba muharanira amahoro y'umunyarwanda, muvuga ko mubarwanirira, ariko nimuve mu gihugu cy'abandi mutange amahoro. Abanyarwanda bakeneye amahoro. Ntabwo abanyarwanda bazabura amahoro y'uko bashonje, ngo babure n'amahoro y'intambara mubazanira zidafite impamvu. Muve mu gihugu cy'abandi. Noneho ubu byagaragaye yuko ari mwebwe bagashoza ntambara. Ibihugu byose byagize gute? Byabamaganye. Perezida yasebye. Wiyita perezida yasebeye mu kindi gihugu. Muve mu gihugu cy'abandi, muha abana b'u Rwanda amahoro, mureke u Rwanda n'abanyarwanda batuze, batekane. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.